baravuga ngo Imana ikugose cyane kuruta imyenda wambaye. Amba hafi kuruta imyambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Ribera inkomezi abatangiye urugendo, abari batenebukiwe bongererwemo imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi turasenze kugira ngo ushoboze umuntu wese kwera imbuto zikwiriye abihanye. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe, ugaha umugisha uzumva rino jambo mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Rero hari ijambo ry'Imana rimaze iminsi rimfasha nshaka kukubwira. Iri jambo riri muri Yesaya ibice 45 umurongo waho wa mbere. Rifite ukuntu ryagize imbaraga nyinshi muri njye. Riravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma, amen, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, naguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni jye Uwiteka, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Haleluya, amina. Imana iravugana nawe. Nyemerera iri jambo rigufasha. Hari ibintu bikugose bishaka kukwereka ko utazagera aho ugomba kugera. Umva ukuntu Imana ivuganye nawe. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo mbicemo kabiri. Umva uko ijambo rivuga. Nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima ahantu hiherereye. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Imana iraje ihirika ibintu byari bikubangamiye. Imana igiye kuza iringaniza ibintu bimeze nk'imisozi. Ngo nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima ahantu hiherereye. Kubera ko ari Uwiteka ubivuga, no kubikora azabikora. Ikintu nkundira Imana, ntijya ibeshya, ntijya inanirwa, ntijya ibura uko ibigenza, ntijya ibura uko yiyambaza. Wowe ushobora kugira ikibazo ukabura n'uwo wiyambaza, ariko iyambaza Imana. Imana irahari, Imana iri kumwe nawe, Imana irakugose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikugose cyane kuruta imyenda wambaye. Amba hafi kuruta imyambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Kuruta umwenda wambaye. Reba ukuntu umwenda wambaye ukwegereye. Imana yikwegereye kuruta uwo mwenda. Bishatse kuvuga ngo Satani yikubwira ngo ntahuri, urahari, uri kumwe n'Imana. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo irakubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Serora Bibiliya ivuga ukuri kuzuye. Ahataringaniye muri uyu mwaka 2022, ahantu uri kubona hataringaniye, Imana ije kuharinganiza. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Iyi ni intwaro iri kumwe nawe. Iyi Bibiliya ni intwaro. Bibiliya ivuga ngo ityaye impande zombi. Iyi nuyisunga ukayisoma ukizera neza ibiri muri iyi Bibiliya, izakugeza aho utakwigeza. Imana ishimwe. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma.
ahantu Satani adashaka ko winjira Imana izahakwinjiza, kuko ije kumenagura inzugi. Impamvu Imana izamenagura inzugi, hari ahantu Satani yakingiraniye abantu, aragukingirana akwereka ko bitazashoboka, akwereka ko bitazakunda. Nzakujya imbere ahataringaniye, nzaharinganiza. Imana iguha umugisha. Iri jambo ririmo amagambo y'ubwenge ngo kandi nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima ahantu hiherereye. Amen. Imana iguha umugisha. Ndumva iri jambo riravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, ibi ni byo Uwiteka abwira wowe unteze amatwi, ibi ni byo wowe ari kukubwira uri mu mahanga ya kure, aho wihebye, aho depression yakuganje, aho wabuze uganira nawe, aho wabuze ubwira ikibazo, aho wabuze usigira umwana ukumva urihebye. Uwiteka aravugana nawe ngo nzakujya imbere aho hantu ubona hataringaniye, nzaharinganiza, ngo kandi inzugi z'ibyuma nzazicamo kabiri. Iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Iyo aba ari umuntu wari ukubwiye ngo nzakujya imbere, ntabwo wabyizera. Umuntu arapfa, umuntu arahinduka, umuntu abura uko abigenza, umuntu ararwara akiheba. Ariko iyi Mana mbabwira ntijya yiheba, ntijya yiganyira, ntijya ibura igisubizo, ntijya ibura uwibwira. Imana irihagije, ari mu byivuga, ari mu bwenge. Imana ifite ikintu bita ubushobozi burenze ubw'umwana w'umuntu atekereza. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo mbicemo kabiri. Imana nishimwe. Nigeze numva umuntu wayobye inzira arimo abaza ngo mwanyoboye, ariko iyo Imana ikuyoboye uyoboka neza, nta nubwo wongera kuyoba. Ariko nutifashisha iki gitabo iki kirimo ubwenge, iki kirimo amagambo ahumuriza, iki kirimo amagambo aruhura umutima, iki kirimo amagambo y'ibihe bya nyuma. Aha harimo ukuntu mu minsi y'imperuka abantu bazikunda, aha harimo ukuntu abantu bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, aha harimo ukuntu indwara z'ibyorezo zizaza zikaba nyinshi. Abantu bari kwibwira ngo indwara z'ibyorezo zizarangira vuba. Reka da, indwara z'ibyorezo zizakomeza kuko ni ibyanditswe bigomba gusohora. Ariko icyo Bibiliya ibivugaho, iravuga ngo mwebwe mwirinde mudahagarika umutima, kuko Imana izaba iri mu ruhande rwanyu. Reka nguhumurize wowe uri mu bitaro, reka nguhumurize wowe urwaye urembye ugeze ku munota wanyu. Ese ubugingo bwawe, ubugingo nibwo buzabona Imana. Hari inzira Imana izagucira. Biravuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa, izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka, ngo umugenzi naho yaba umuswa ntabwo azayiyoba. Imana ishimwe. Ndumva nifuza ko dusenga cyane kuruta umwanya wo kuvuga iri jambo, kuko iri jambo ryo rirasobanutse. Aya magambo Imana yabwira Kuro yari mu gihe kimumereye nabi, biragaragara. Imubwira ko izamuneshereza amahanga ari imbere yawe. Ese wowe nta mahanga ari imbere yawe? Nayahe mahanga ari imbere yawe? Ese ni uburwayi? Ese ni ibyaha byakubujije ukabona uri mu mwijima? Nayo yaba amahanga. Ese ni ibigeragezo wikururiye kuko waretse Uwiteka? Imana irakubwira ngo nugaruka nzakugarukira, kuko ndi Imana yawe. Nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ngo witinya, ndagutabaye. Imana ibaho umugisha. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Imana itugirire neza. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga akabintunganiriza uhereye aho mbashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza, ibizabaho nibabivuge, mwe kugira ubwoba
ngo mutinye, kandi sinakubwiye nkabikugaragariza. Namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari jye? Ni koko nta gitare, nta kindi gitare, ubwanjye sinkizi. Imana itugirire neza. Uwiteka ni igitare cyawe kigukingira ku manywa na nijoro. Imana yakoze imirimo ikomeye. Ubu ngiye kubabwira ibintu Imana yakoze birenze cyane ibyo nayisabaga. Icya mbere gikomeye, kuba yarampaye agakiza nawe ikakaguha, ni ikintu gikomeye. Abandi nta mahoro bafite, ntayo, barirwanirira, ahera mu gitondo yirwanirira, ariko wowe nubwo umeze gutyo ufite amahoro yo mu mutima. Ni iki kikubwira ko Imana itazagukura muri uwo mwobo urimo? Ibyo bigeragezo, iryo kome rikugerageza, Imana irahari. Haleluya! Nanezerejwe n'Imana ko twinjiye mu wundi mwaka turi mu mavuta mashya nk'uko Imana yabisezeranije abizera. Imana ntizabura gutabara abayitegereza ku manywa na nijoro. Nagiye mbona abantu bagira ikinyoma isi bakunda, umuntu akabeshya ukabona isi iramwishimiye cyane, ariko umuntu yavuga Bibiliya, yavuga ijambo ry'Imana, ukabona abantu barabangamiwe. Buriya bizajye bibereka isi y'umwijima tugezemo, bizajye bibereka ko ubwami bw'Imana bwegereje. Hari ikintu Satani arimo agenda akingiriza abantu ku maso, abantu ntibamenye iminsi tugezemo. Bene data, ndabakangurira kwizera Imana, ndabakangurira kwiringira Imana. Iringira Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubashobora. Ndagira ngo nkubwire ngo niwiringira Imana, umubisha ntazagushobora. Niwiringira Imana, izakurwanirira, izabana nawe. Isi tugezemo dukwiriye kuyimenya bene data. Ubona abantu benshi barayobewe ibyo barimo, abantu nta byiringiro by'imbere bafite, ariko hari Imana, oh haleluya, ije kubaha ibyiringiro bishya. Ije kubabwira ngo nzabagenda imbere, ahataringaniye haringaniza, nzavunagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo nzabicamo kabiri. Hari Imana ije gutabara, hari Imana ije kurengera abera. Reka nkuvugane nawe wowe utarizera Imana, ukaba udafite n'inzira ubona wayizeramo, ukabigerageza, ejo ukaba waguye. Ndagira ngo nkubwire, izo ni imbaraga za Satani zikunaniza. Imana iravugana nawe ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize. Muri uyu mwaka ushize wahuye n'ibintu by'imisozi gusa, ukajya uvuga utari kumwe ni njyewe waremewe ibi. Imana iravugana nawe ngo noneho ndaje ndinganize ibitari biringaniye. Imana ibaha umugisha. Ngana ku musozo, ni ibiki wumvaga twagufasha gusengera? Ese wamenye umwami Yesu? Ese waramwakiriye? Ese wumva ushaka kumwakira? Reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ko ibyiringiro by'abizera, kugaruka kwa Yesu kuratwegereye cyane kuruta igihe twizereye. Humura, reka gucika intege, reka kwiganyira, reka kuvuga ko bicitse. Reka mbaho urugero ukuntu abantu bananiwe kwizera umwami Yesu kandi byari bikwiriye ko bamwizera. Reba nawe ubyaye umwana ukamukorera ibintu byose, ukamurinda, ukamuha igikenewe cyose, minerivare, ukamwambika byose, yarangiza ukabona nta cyizere agufitiye. Ntibyakubabaza se? Niko n'abantu batizeye Imana, batayifitiye icyizere, bamereye Imana. Imana irababaye rwose, irashaka ko muyiringira, irashaka ko muyizera. Imana ibaha umugisha, Imana ibasure, Imana nanjye isure, twese tuyigirireho umugisha. Amen, amen.